umuhungu bwa mbere mwakundanye wumvaga bimeze gute? Kari nk'isi. Wumvaga ari nk'isi? Yego. Mwigeze muhavinga fani se mukore sex n'iki nyine? Ubundi bavuga ngo gukunda n'umuntu akora sex ni icyaha ariko narabaye. Nyine hari ukuntu nyine byandi by'abakobwa muri ino minsi, nyine hari ibintu byateye muri ino minsi ukumva nyine umuntu agufitiye reaction n'iki nyine to. Ese biramutse bibayeho nyine wabyitwara mute? Bibaho sibyo, ariko ntago nzi uburyo nabyitwaramo. Numva ko ari bisanzwe, nafuta nk'ibisanzwe. Ya ni Butera Abarore ku ndirimbo ndagukunda. Tangiye ivuga ngo mu mutima sha niho wibereye, niyo navuga yuko niyo naseka yuko ngo ndagukunda, niyo hazana abandi nza gukunda ngo uri umwe ngutembereze mu mutima, erega uri uwanjye gusa n'undi dusangiye, nguri mu mutima wanjye yo niho wibera. Ndakina football then nanayikinye ariko ntago ari cyane. Nundi nakoye inzozi zo kuzaba umukire. Okay, nyine nka umusitari. Nyine okay nkuko wenda navuga. Ako n'ubu deje uri umusitari kandi biri mu nzira. Igakema. Yeah, right know my people, me back on Kosovo TV. Akaba ari fiva nk'ibisanzwe the top journalist, the voice of artist. Rero uyu munsi rero nkabangarukanye no mu tumirwa wacu nk'ibisanzwe ahangaha amaje kuhagira nko mu rugo, ariko none ni nko mu rugo. Shama ni home kabisa. Ameze gute? Meze fresh, ndashima Imana. Nkabangarukanye na Butera Abarore ahangaha tukaba turi muri part 2 kuri Kosovo TV. Wari umeze neza? Urebye ni amahoro, meze neza cyane. Ese uratangaza iki? Biragenda umeze neza? Cyane ndatangaza amahoro, Imana ibirimo. Urebye meze neza kandi ariko urimo urasa neza bya danje. Mina minsi nimba urimo urakoresha irihe banga? Nabanga nabi. Urasa neza. Yeah, that's what's up kabisa. Bisaba kwitaho. No kwitaho. Yego. Ese Butera no umuntu urya kangahe ku munsi urebye nyine? Butera umuntu urya rimwe ku munsi. Urya rimwe ku munsi. Ukaba usa gutyo, ukaba umeze neza gutyo, ukaba uri look nyine ni yayindi nyine tu. Nizere ariko nawe yuko na mood ari yayindi nyine umeze neza. Mood yo ari yayindi. Nyine nubwo haza n'utuntu kurwa duke ariko aba ari yayindi. Ese nk'ubu ngubu hari akabazo k'amasiko na mfite ko nifuzaga kubona kubaza nyine to about kuri reaction n'ukuntu ba wiyambariye bitewe na look nyine ubahagaze. Ubu nta mukobwa ari wakwibeshaho nyine akajya turi nk'umuja mu hadanje cyangwa deja nyine umukobwa mugenzi wawe akakubwira akagukunda. Wenda aho ngaho yankunda nk'inshuti bisanzwe. Ako sikigaragaza ko umukobwa si bigaragara. Cyangwa birede ngari. Ushobora kuba uyafite urumva, ariko deja nyine hari ukuntu nyine byandi by'abakobwa muri ino minsi, nyine hari ibintu byateye muri ino minsi ukumva nyine umuntu agufitiye reaction n'iki nyine to. Ese biramutse bibayeho nyine wabyitwara mute? Bibaho sibyo, ariko ntago nzi uburyo nabyitwaramo. Numva ko ari bisanzwe, nafuta nk'ibisanzwe. Inshuti bisanzwe. Deja gusabye umukobwa mugenzi wawe gusabye nk'urukundo wabyitwara mute? Ubwo nyine umva ko biba byarenze kuba inshuti. Kuba inshuti aha ntabwo mbyumva neza. Ntabwo ndi kubyumva neza. Oya nyine just urumva umukobwa mugenzi wawe yifuje yuko mwahavinga fani nyine tu. Akanyuza wowe nawe nyine about election nyine tu. Ese nk'abantu batazi Butera Abarore bamubonye bwa mbere angaha kuri Kosovo TV, ndumva yuko nyine hacemo igihe kinini tudahoze, numva twungutse inshuti n'abavandimwe bashasha. Hari abantu rero badasanzwe banakuzi. Ese ni ikihe kintu Butera Abarore cyaba kimugaragaza cyangwa kimutandukanya n'abandi bantu muri make? Wenda ntabwo navuga ko hano ari ubwa mbere, n'ubwa kabiri hagiye kuba nko mu rugo mbese. Kandi n'indi minsi zaza cyangwa se n'indi nshuro zize. Anytime kabisa most like amanga ni nko mu rugo. Ni nko mu rugo. Then itandukana Butera Abarore n'abandi okay.
yewe sinavuga ngo iki wenda sinavuga ngo iki wenda okay hari abandi andi mazina hari andi nkawe Viva Music umva hari akantu ka music kandi rero hari Barore hari na Butera ugiye itandukanye yongeye n'indi Butera nyine Butera yego ese nk'ubu ngubu wakuze ufite ni mwe na Butera Knowless okay sorry yego ese Butera ni umuntu wakuze afite izihe nzozi deja n'uyu munsi still agifite ese haba hari ibintu yifuje kuba wageraho mu gihe wari ukiri umwana deja n'uyu munsi ukaba warabigezeho cyangwa ibintu cyifuza kuba wageraho muri kino gihe ni nk'icyo kintu waba witeze cyangwa waba warasetinze muri ino minsi cya kintu waba umaze kugeraho nyine wenda inzozi ni numva nakoranye nizo wenda ni nyinshi numvaga ko ndakina football then nanayitinye ariko ntabwo ari cyane n'undi nakoye inzozi zo kuzaba umukire nyine nka umusitari nyine okay nkuko wenda navuga ariko n'ubu deje uri umusitari kandi biri mu nzira ni gakeya mani gusa nakoye inzozi zo kuzaba icyo ngeraho nanjye mu icyo mfasha nyine abandi bagenzi banjye kandi mfite inzozi zo kuzakura basi wenda mu rugero mfite inzozi zo kuzaba nka Knowless nkazamusimbura abandi urumva arimo arasaza avamo bari umwana bene wa Butera Barore karimo karaza nose nk'ubu ngubu uramutse uhuye na Knowless ni ikihe kintu wamubwira wambabariye nk'ubu ngubu deje ugahita uhura na Knowless nabashe kuba wabona amahirwe yo guhura na Knowless ko numva ibyo sinzi n'icyo numva ko ibyo bibaho ko nyine then mwe na Knowless ndamukunda pe cyane ariko sinabwo kubwiye ko ari n'umuntu akunze kuva nyiri umwana nyine nakoze indirimbo so Knowless umukundira iki then ntago navuga ngo umukundira iki sibyo ubundi ndamukunda cyane si kuvuga ngo ni ubufana iki okay ngiye Knowless ndamukunda sinzi nyine mfata nka mukuru wanjye kwa ningi wacu mukuru umva ni mukuru wanjye kuri ngiye gusa ndamukunda cyane pe kuko numva ko kuzamubona cyane nubwo nakipfira bikagira inzira Knowless ndamukunda fo nababyumva okay your most love nyine Knowless uko byagenda ko nose mpamvu havuye Butera Barore sinayikubwiye ni Barore Butera Knowless that's what's up kabisa nyuma ni ibintu byiza cyane kabisa ese nka Butera Barore muri no minsi tukwitega iki se ni ikihe kintu gishasha waba dufitiye mfite gishyashya mfite imizigo 2 ariko uko ndi kubiteganya imbere nayo shusho nayikubwiye hari sinamo ndandika then ariko imizigo 2 nyuma nifashije yagira hanze rimwe cyangwa se kajanze umwe agakurikiraho undi ko imizigo 2 hari yitwa Butera hari n'indi yitwa Ndagukunda ese nk'izo ndirimbo bashije kuba babona birashoboka yuko indirimbo ebyiri ushobora kuzisohora rimwe cyangwa wasohora imwe deje ukongera ugasohora iyindi nyine tu wenda biragoye ntabwo natamenya ngo nihutira kunyerera mu kibuga naramenya uko wahagaze uranze ukiga ikibuga uko kimeze then nzabanza managa indirimbo imwe Ndagukunda neza gusohora yego ese wamara freestyle ku ndirimbo bita Ndagukunda ukandirimbira akantu gatoya then ntabwo yajya studio ariko iri mu ikayi sibyo narimbaho agace gatoya ni Butera Barore ku ndirimbo Ndagukunda tangiye ivuga ngo mu mutima sha niho wibereye niyo navuga yuko ngo niyo naseka yuko ngo ndagukunda niyo hazana abandi ngo nzagukunda ngo uri umwe ngutembereze mu mutima erega uri uwanjye gusa n'undi dusangiye ngo uri mu mutima wanjye yo niho wibera ndagukunda nkavuga sha ese indirimbo byasaba iki kugira tume collab ni amafaranga angahe ngo nyaguhereze nkwishyure dukorane collab iyo ndirimbo ko numva ari nziza iyo nayo nzagurisha shana gurisha nyinshi ariko iyo ntabwo nzayigurisha uko tukayikorana tukayisohora nanjye ukama collab uri umuntu wanjye ariko iyi ngiyi ndashaka kuyisohora iriyo indi ngenyine nta kibazo ubwo nanjye nzagufatisha ku ndirimbo y'ubutaha hari izindi ziri mu kayi 5 ziri inyuma ariko
ziteguye cyane n'izi ngizi ebyiri ziri imbere. Ariko se byibuze nko muri ino minsi wari umaze iminsi ibintu bya social media bitari kubikozwa cyane, dore ko nayo imaze igihe kinini nanakwinvitinga ngo dukorane interview utari kuboneka kubera n'akazi n'iki. Ubu ngubu nyine nk'ubu ngubu wagarutse muri showbiz, ni ikihe kintu wabwira abakunzi ba Kosovo TV ndetse n'abakunzi ba Butera barebe badukurikirana umunsi ku munsi baduhema kuduhozaho amaso? Ikintu cyo nabwira, wenda nimaze iminsi ndi busy mfite akazi kaba kandi imbere munaniro biki byose, ariko naje gake ntabwo ndahaguruka neza ngo mbone umurego, ariko uko biri ndahari. Tunabize zongeye kubaha utuntu duke tumeze neza, yego gake kameze neza. Wenda uhera hasi, buriya iyo uhereye hejuru ibintu birapfa, uhera hasi kabisa. Ubwo icyo nababwira cyo ibyiza biri imbere. Ntabwo nzabatenga uko biri. Ese Butera barore wigeze utrayinga kuba wagira umukunzi, wigeze ukundanaho? Urukundo narubonye kuva kera ndi umwana. Yego. Wayapana urukundo. Nyine ukagira boyfriend mukundana. Umuhungu bwa mbere mwakundanye wumvaga bimeze gute? Kari nk'isi. Wumvaga ari nk'isi? Yego. Mwigeze muhavinga fan se mukore sex n'iki nyine? Ubundi bavuga ngo gukunda n'umuntu akora sex ni icyaha, ariko narabaye. Niho si byo nyine bavuga ngo ubundi iyo ukundanye n'umuntu ukabona nta kintu na kimwe wamuvanyeho, then wenda ntabwo wamuvanyeho iyo foto ngo uyishyire mu gahanga cyangwa se mu gatuza, then nyine ubwo uvanyeho iyo sex cyangwa se umuvaneho iki, nyine biba byarapfuye, bisa nkaho muteze mukundana. Ese ukundana umuntu we nawe mugamije iki? Yata kurongora kugira umugore cyangwa havinge fan mukore sex? Wenda hari igihe mukunda n'umuntu ariyo ntego ufite, terwa n'umukobwa imyaka agezemo. Sinafite imyaka 15 nkafite mind yo gushaka, cyangwa se nafite imyaka nk'iyo ufite nkafite mind yo gushaka, then hari imyaka igeraho nk'uko kera bavuga ngo imyaka ugeraho ukavuga ati nahize kwishyiga. Wowe ubwawe ukatuyumva ko waheze kwishyiga, ukumva ko ufite gahunda yo nyine gukunda n'umuntu mutemubana ako kanya, buri wese ukumva umuhanda ngo ndashaka kubana nawe. Nase ubu ngubu uri single cyangwa ufite umukunzi nyine? Ntabwo ndi single, nta n'umunsi nize mba single. Yego ni biki hava umwe hajya undi? Nyine ufite nka babiri cyangwa se batatu. Batiri nyine batiri. Yego kuburyo nizimye uri kuri rezo. Nta kibazo bishobora kuguhungabanyaho nyine, then why not utacuzinga umuntu umwe ngo mukomezanye urugendo nyine tu? Then buriya m'iki gihe urukundo ruriho ruratunguranye cyangwa ruratangaje. Uko deja njyewe urumva wenda si ukuguca mu ijambo, ari gutyo nyine numva bimeze. Ubwo buri muntu wese mwazajya muhura mugahavinga fani, muri make byaba ari nka no choice nyine, nta mahitamo y'ukuri waba uragira nyine mu twabyita ko ari nko kuba mu buzima bw'ikinyoma. Ariko ndizera yuko nyine why not tudacuzinga umuntu umwe nyine. Ubu ngubu wenda nafashe umwanzuro, narakuze wenda umuntu mfite n'umwe. Yego. Niwe nkunda nyine wewe. Akoze nimba bitari paso, nimba bitari ibintu byihariye, buri ufite nk'imyaka ingahe? Njyema ngo bara nko muri nka 17 n'umunani. Aho ngaho nandi bagufunga tu. Yego bagufunga. Bagira yani riba kangahe? Noneho ubu ngo twagendana. Ubu ni umurongo umwe. Ubu twagendana straight ni iki? Imyaka narayirenze kabisa. Urandi abantu bakunda ndabyina mvamo. Muri ntago wabyina mvamo. Imana still yanga. Ndashaka ko mu minsi iri imbere tuzatugendana byibuze urimo uragenda ukata gutya wafunze isambusa nyine ukata mbere yuko ubanza gukata ukabanza ugacana ikintu kinyotera imodoka yarababwira ati mwegere uvuza nihone ukajya umara ifite n'iki tukagenda. Siko nagusigara. Ntago wansiga. Mani yewe urishimye yanjye kuva kera kabisa. Ariko nyine me happy kugutuciringa ibi uyu munsi nishimiye kuba nagutumiye ngaha kuri Kosovo TV. Deja next time wa munsi w'ikamanga ni mu rugo, ariko noka usugenda ugakubita ukwezi kose utaragaruka. Ni home man, ni home. Ga kutaza wenda hari byinshi. Byumvikana. Ako nta kintu ndaga. Hari igihe tuzimura studio tukayimurira mu rugo tukajya tukwisangira. Impamvu nayumvishije ushaka kwijyana mu rugo. Twagiye ubwo rero mbere yuko nanakorera kurango nagende give me the hot freestyle imeze neza ku ndirimbo ya kabiri yifuza kuba wasora mu gihe kiri imbere man. Indirimbo ya kabiri kweri koko nere cyari mu bitabo. Oya
yo nakubwiye ngo ndi mu nzu yo kuzitegura ari ebyiri nyine ku buryo imwe ivaho hajyaho iyindi ndashaka kuzijyana muri studio rimwe. Iyo wakunze cyane ni iyihe ngo barimo freestyle? Ni ndagukunda kuko niyo ndi kwishaka ngo mbanze kuko nshaka kuyisohora Imana ifashije nayisohora ku anniversaire ya Butera Knowless. Harya ni ndagukunda indi ni iyihe? Ni Butera. Ni Butera? Yego. Imwe bayita ndagukunda indi bakayita Butera. No se Butera uko ari Butera yandikiye Butera nyine ni nkaho yana amagambo urukundo rwe rwinshi ifite naburijemo amagambo banamo Butera. Muri izo ndirimbo byo urumva ari izaba hit buriya. Ni Butera cyane ndagukunda. Sha uko biri ngiye n'ubazo zaba hit. Zose zaba hit. Zaba hit ahubwo cyane na Butera shagwa hit ite n'amagambo arimo. Komeze ariko ndagukunda ni nziza. Ndagukunda buri muntu wese yumva nyine akajya mu rukundo then akishima. Yego. So reka ngushimire kuba umunsi waje kwifatanya natwe ngaha kuri Kosovo TV. Next time I'm most welcome. You already know my people, me back on Kosovo TV. Akaba ari Viva, the top journalist, the voice over artist.